ku isaha y'isaa kumi zishyira saa kumi n'imwe nibwo imibiri cyangwa se imirambo y'aba bakoze impanuka aribwo yari igejejweho igomba gushyingurwa. Byari amarira, byari agahinda, byari umunsi utari mwiza haba muri karitsiye haba mu murenge wose, cyane ko uyu mugabo ndetse n'uyu mwana we bapfanye n'umupapa n'umwana bapfanye bakoze impanuka y'imodoka. Uburyo bapfuyemo ni uburyo bukomeye cyane. Ni imodoka rero y'ubwoko bwa Dina, ni imodoka bari barimo bombi, we n'umwana, papa n'umwana, ndetse harimo n'umwe mu wabafashaga akazi rimwe na rimwe. Bose bitabye Imana. Imibiri itatu niyo yashyinguwe. Umwe rero yari umupapa nyine ubyara umwana, uwo mwana aba ari nawe wari utwaye iyi modoka. Bamwe bati ntabwo byumvikana, ni agahinda gakomeye, ni agahinda gakomeye pe, ni agahinda gakomeye kubera ko abantu bari bahari bose kugira ngo uvuge kuri ibi bintu byumve, ni ibintu abantu batiyumvishaga. Benshi baba bazi ndetse b'inshuti ze za hafi bavuga yuko iyo nkuru ari inkuru bumvishe bose, ntibabyumve neza kubera ko urupfu rw'aba bantu bombi rwaba rwaratunguranye. Ati urupfu rusanzwe ari ikintu gitungurana, ariko uru nguru rwo rwaratunguranye cyane. Kugeza amagingo aya ngaya famiye y'uyu mugabo yabuze umugabo n'umwana, yo kugira ngo bumve ko hari ikivugwa, ubone ko biyakiriye, ni ibintu bidashoboka cyane. Benshi bati ese ubundi iyo mpanuka yabereye hehe? Impanuka yabereye mu karere ka Ngoma, niho yabereye. Impanuka rero yatewe ngo no kubura feri. Ibi ni ibivugwa avuga yuko mu muhanda w'itaka tariki 11 z'ukwa kane 2024 saa 10:30 za nijoro. Ubu ni muri Ngoma, umurenge wa Karembo, aho bita Nyamirambo. Kuva i Karembo werekeza Rwamagana habereye impanuka y'imodoka itwara imyaka, nk'uko nakubwiye, mu bwoko bwa Dina. Yari itwawe na Hategekimana Jimmy. Uyu ni wa mwana, uwo mwana mutoya niwe wari uyitwaye, yari afite imyaka 23. Yari atwaye papa we Hategekimana Augustin w'imyaka 48. Ubwo rero harimo na François, nawe yarakira umusore ukunda kubafasha akazi igihe umwe yananiwe. Ubwo rero imodoka yari igeze ruguru, navuze haruguru, ngo yaje kunanirwa gukata ikorosi, arenga umuhanda agwa mu gishanga, ku buryo utashobora kumva uburyo bababaye cyane. Abari muri iyo modoka bose bahise bapfa. Impanuka rero bavuga yuko ngo yatewe n'imiyoborere mibi no kutaringaniza umuvuduko, ariko abandi bakavuga yuko atari umuvuduko gusa, ahubwo iyi modoka yaba feri yari yamucikanye. Kugeza amagingo aya ntawe uramenya icyateye iyi mpanuka, kubera ko ntabwo ari umuvuduko mwinshi, nta nubwo bemeza ko ari feri nkeya, ariko igihe hari cyo abavandimwe bamaze kwisangira iyaturemye. Ni byaragahinda. Bashyinguye rero kuri uyu wa gatandatu tariki 13 nibwo bashyinguwe. Byaramarira, byaragahinda. Abo bakoranye, abacuruzi bake, abafamiye nini, byari ibintu mu by'ukuri kubyakira bitari ibintu byoroshye, aho wasaga buri muntu wese n'uwamuheruka gashize umwaka wasaga ari kurira, kuko icya mbere yarabanye neza mu buzima. Rero nyamvanga umuntu ujya ubana neza kugira ngo abantu byibura basigare bakuvuga neza. Icya kabiri ni umuntu wacishaga ngo make. Iyo uganiriye n'abantu barabikubwira, iyo uganiriye n'abantu bakubwira yuko yacishaga make cyane. So nakubwira yuko rero ari uko byari byifashe. Impanuka niyo cyayiteye, impanuka nicyo ngicyo cyayiteye, cyo kubura feri. Hanyuma rero bakabura control, imodoka yaje no kuzima bigezemo hagati. Urumva rero umwana wari uyitwaye yaje guta control y'umuhanda, imodoka ihita yisanga aho mu kiraro mo indani. Foto muri kuyibona
uko byari byifashe. Gusa twavuga ngo iruhuko ridashira, Imana ibarinde. Imana aho iyo abantu bapfuye twumva yuko hari aho bajya, twabasabira kujya ahantu heza, twabasabira kugira iruhuko ridashira, ariko tugakomeza na famiye y'aba ngaba abantu basigaye mu gahinda koko gakomeye, kakandi gakomeye umutima hahandi ubona koko ukomeye cyane. So ngayo nguko ni inkuru ndagira ngo mbabwire uko byagenze. Abantu benshi bakomeje kugenda babyumva, ariko mu by'ukuri nk'umuntu wari uhari, nk'umuntu wari